iyo umugabo yubatse rero agira ijambo. M23 afashe umwanya iriyubaka, u Rwanda ku ruhande rwabo rufata umwanya ruriyubaka, niyo mpamvu akanya ijambo rihari. Reka ngende straight. Twayaga tuvuga ibintu by'abarundi tuvuga ibyandeva ko amerewe nabi n'abakorana nawe mu buyobozi baticwicwi. Yenda ubu ntabwo tubijyamo. Byanatangajwe byagaragaye ko ibiganiro birimo, kandi twifuza ko n'ibiganiro bigomba twifuza ko ibiganiro biba positive. Ariko kuba positive ko ibiganiro nyuma yabyo ibintu bimaze kujya mu buryo hari ibindi bizabazwa nyuma yabyo. Ibyo byose bavuze ngo all ingredient ziri political ziri mu biganiro. Ni ukuvuga rero izo ingredient ziri internal na external. Ibyo yenda tuzabimenya nyuma basohoye ibyo baganiriye. Ngaruka ko iby'amasezerano. Burabona ubundi urugamba rwatangiye aho urugamba rwarangiriye ni Igoma, twese turabizi kuko kakanya twe nta ni 10% tuzi ibintu byabereye Igoma, nta nubwo tuzi ku 10% by'ukuri kuri Igoma, ariko umunsi ku munsi tujya tubibona. Nyuma y'ukwezi tubona kimwe, nyuma y'ibyumweru tukabona ikindi, tuzagumya tubone n'ibindi tutarabona. Rero nge straight ku ibiganiro aka kanya birimo imbogamizi mbona zinagoye. Ngiye mbona ko ibiganiro bitazapfa no gukunda ku ruhande rwanjye kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, ibiganiro kuba bimeze gutya ntabwo ari imbaraga za international organization, ahubwo izi ni imbaraga ziturutse ku bantu, ziturutse kuri influence intérieure yo mu buyobozi bwa Kongo bwabwo. Kubera ko niba abantu bakurikiye analyse iri audio Godfather yakinye umusirikare, ntabwo iriya nimwe, ariko hari n'ibindi bibazo biri mu buyobozi bwa Kongo, cyane cyane mu nteko amategeko, kugenda ukagera mu buyobozi bwo hejuru. Hahandi bamara babona ko n'umutungo w'igihugu wamaze kwangirika ku rwego rwo hejuru, ukangirikira mu gisirikare, kandi igisirikare kikaba n'ubundi nacyo ntacyo cyagezeho. Iyo byose biragenda bikamukira kuri pressure, bikamupushinga kujya kuganira na M23, kandi akaba pushed n'ubuyobozi buri intano. Abantu ntabwo babibona, ariko niyo mpamvu mureba akagenda kugisha inama bati emera ibiganiro. Ariko aka kanya mbabwiza ukuri, kuba nta tangazo Kongo irasohora kandi Angola igasohora amatangazo, si ukuvuga ngo yabwiye ngo urayinsohorere cyangwa yabwiye, nuko itazi iri muri dilemma. Naramuka yemeye ibiganiro, hari ingaruka ebyiri zikomeye cyane. Ingaruka ebyiri zikomeye kuri Kongo, harazi ingaruka ebyiri zikomeye kuri Kongo, no hakaza na avantage zindi ku Rwanda no kuri M23. Reka mbere kuri avantage z'u Rwanda twarazivuze n'ari tuzigarukamo, ni intsinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Kubera ko first of all agomba kubanza kuba clear niba agiye kuganira na M23 ko ataganira n'u Rwanda, akabanza akavana ijambo u Rwanda mu kanwa kabo. Nk'icyo urumva baravuga ngo M23 ntibaho ngo le pante, abazi le pante bazabirebe, le pante bazirebe. Ngo M23 ngo primitive, ntabwo M23 ntibaho ngo n'u Rwanda rubaho. Nge sinzagana na M23, nzaganira n'u Rwanda. Ayo magambo yose yaravuzwe. Ibyo bintu agomba kubanza kubikiriyaringa mbere yuko first of all n'ibiganiro bitangira. Namara kubikiriyaringa bizatera iki? Bya miryango mpuzamahanga yose yagifata ibiganiro, yagifata ibihano, ivuga ngo bifatiye u Rwanda kubera ko ruri muri Kongo ABCD. Ibyo bakoze United National Council yateranye, Security Council yateranye, ubwo ibyo bateranye bizaba bihindutse zero, bazaba babaye imiriye. Union Européenne amajoro yaraye bizaba bibaye imiriye, amatangazo baraso ibyo byose bizaba bibaye zero. Ntabwo bizaba zero ariko bazagaragaza ko nabo batari sereye mu byo bakora, ko bakora ibintu batabanje gutekereza. Kwa ko already umuntu nyirizi nawe yamaze kwemera ibiganiro, kandi yemera ibiganiro nuwo yemera ko ari umukongomani, niyo etape ya mbere. Abumva intsinzi bayumvise no bumva ikibazo aho kiri bacyumvise. Ibyo bintu rero byo kuba imiryango mpuzamahanga cyangwa izo international organization zizabura n'ibibazo birabangamira ku rwego y'imishyikirano. Ari nayo mpamvu mureba Kongo itarasura amatangazo, buri iracyatekereza ese bubirigiti ntuzo ububirigi buri guhamagara Union Européenne gahamagara, abandi bagahamagara, mwimbere naho amerewe nabi. Kakanya mu by'ukuri bugenda musomenya amakuru bitandukanye muri Kongo, biri kuvuga ko yamaze kugirwa inama yo kudakora ibyo biganiro, amakuru bitandukanye. Rero ibyo ngibyo kuba first of all atakora ibyo biganiro bizamuteza, nabwo biramuteza ikindi kibazo kutabikora. Direct Angola irahita igaragara nk'umubeshyi, kuko abantu hari umuntu wavuze ngo Angola ntagize ikibazo cyo muri Kongo. Umuntu yibeshye cyane, yibeshye. Ntabwo nta nuyirusha amakuru ku bintu byo muri Kongo. Angola irabizi cyane kuko intambara nayibayemo mu myaka yashize.
ikindi kibazo cya kabiri arahita agaragara nk'umuntu usuzuguye sadeke n'usuzuguye na East Africa. Ubwo urumva iwe aba asa nk'aho agiye ku ruhande. Muraza kumbwira namwe ari wowe icyemezo wafata kuko yamaze kwishyira mu kibazo gikomeye cyane. Yiyemeje intambara iramunanira. Icyanyuma sadeke kuba ikoze withdraw, ifashe icyemezo gukora withdraw y'ingabo zayo. Amasezerano y'ibihugu bya sadeke bigirana yasinywe mu 2003, ni ukuvuga ngo igihugu kinyamuryango iyo gitewe kiratabarwa kugeza igihe umwanzi bamwirukanye. Aka kanya impamvu bakoze withdraw, bashobora kuba baganiriye mwana arize zanjye bakavuga ati ko ubundi turajya kurwana n'abakongomani bene wabo, kiratubeshye ntabwo ari abanyarwanda barimo rwana n'abakongomani bene wabo, niyo mpamvu bakoze withdraw y'ingabo zabo. Iyo nindi ntambwe nziza cyane. Ibyo itangazo rya Ndungire yarisohoye yakoze na retweet yabisohoye kare. Ni ukuvuga ngo biragaragaza iki? Biragaragaza ko iyo byose inzira y'amahoro ibihugu byose bya Afurika n'ibindi bishyikiye byamaze kuyiha umurongo, ariko hasigaye dilema y'umuntu umwe umeze nk'uri mu mazi abira. Ndabyemera nkaho rubatse nshire biryoshye miremire bishyushye. Donc iyo niyo situation y'aka kanya leta ya Kongo irimo. Kuvuga kwemeza ngo ibiganiro bizaba cyane ntibizaba, aka kanya kuva batarasohoye itangazo biragoye. Mwabonye ko na M23 itangazo yasohoye yavuze ngo leta ya Kongo ni Tshisekedi nabyivugire, basohoye itangazo babyivugire, kandi na M23 bayiha ubutumwa bwanditse. Ibyo bintu bifite icyo bisobanuye muri diplomasi. Nicyo numvaga nayo kuvuga. Ibindi byo ntabwo umuntu yajya avuga ibintu byose azihana, ariko ibyo twababwiye ibyo tugenda tuvuga nyuma y'icyumweru, nyuma y'ikindi cyumweru bikatanya kugaragara. Ariko ntabwo abantu bapfa kuza kuvuga kuri space nk'iyi ya Godfather ngo iyi ni space yubashywe ntawaza ikurikirwa abantu benshi banakomeye. Ntabwo waza kuvuga ibintu waturaguye mu mihanda, urabanza urareba ugakurikira ahantu hose ukareba ibintu birizewe. Rero hari n'ibyo tutavuga kubera ko hari impamvu zindi, ariko amakuru hari nayo ngayo nge niko mbyumva, kandi n'abandi utabyumva nkange ariko yamba baragene uko mbyumva ku ruhande rwanjye. Fry high urakoze cyane. Ariko harakabazo nari ngufitiye ni nka kamwe cyangwa tubiri. Waruvuze ku bintu bya sadeke ngo yemeye ku withdrawinga amakuru abantu wenda baba bumva atandukanye bavuga ati maybe ni ukubera ko bazi ko M23 ifite abasirikare babo bashobora kuba bagira cyangwa barenga 1000. Ibyo bintu wabihuza gute? Okay, iyi topic twari twavuze ko ariyo turi busorezeho, ariko n'ubundi sinzi umwanya nyir'urugo asigaranye. Bwako ngako kara mbere. Akandi ka kabiri kuvuga ko uyu mugabo Tshisekedi ashobora kuba ari mu mazi abira, abantu barabitekereza. Kavuga uti ari muri dilema, aribaza se mbikore. Makuru bimwe byo muri Kongo byavuze ngo ntabwo abikora, ariko hari na tweet kare presidence ya Kongo yanditse ivuga, ariko nk'uko wabikomojeho cyangwa n'abandi babivuzeho, yavugaga ko ngo kuri initiative y'umuhuza ngo Angola, sinzi iyo tweet nimba mwayibonye, kuko yo yasobanuraga neza iby'ibiganiro ko bagiye kubyinjiramo. Ibi bintu turabihuza dufashe gusobanukirwa kugira ngo abantu wenda tuze no kugira n'ikintu dutahana. Urakoze. Kuvuga ngo nuko ngo bafite ingabo zirenga 1000 zafashwe na M23, ntabwo iyo yaba impamvu nyamukuru yo kuvuga ngo ingabo zarafashwe, kuko ko hari n'uburyo bwishi bazitwara zikarinda zigenda nta nubizi. Kuko aka kanya murabona ko hamaze kujya n'abasirikare benshi cyane, basadeka hamaze kugenda benshi cyane, baragenda mu buryo kandi no gufotora. Mwabonye ko batakibyemera ko abantu bafotora. Rero ni ukuvuga ngo kubikora official ni ukugira ngo n'amahanga bashatse babikora, African boy babikora bakabavanamo bose, bakazagenda bagasiga ziriya mbunda akazigaria, ukazasigara nta musirikare n'umwe wa SMDR asigisiga hariya. Ku munsi agenda kwa stere eshanu se kabura buryo bagenda bagira ngo byatwara igihe kiri ntibaba bamaze kugenda bose bagataha iwabo. Ariko impamvu bikozwe kuriya ni ukugira bikorwe mu buryo bwa officiel, n'amahanga amenye ko sadek itakiri muri Kongo. Kuba sadek itakiri muri Kongo mu buryo buri officiel ni ibintu ni ukwereka amahanga ko yamaze kuva mu kibazo cyo gufatanya na leta ya Kongo kurwanya M23.
ntaho kuvuga ngo na abasirikare gutyo ufite uburyo bwinshi yabakura mu biganiro bakagenda ntihagire n'umenya ko banagiye. Icya kabiri, icyanyuma ushorejeho cyo kuba ntabwo iriya Twitter wayigenderaho wemeza 100% ko ibiganiro byemewe, kubera ko ifoke bakora kuvuga ngo ni initiative ya Angola. Hari umuntu hano wigeze kubivuga kare namwumvaga, ni kwa kundi nyine bataraba clear ngo bamenye bashaka gushyira n'abantu muri dilemma. Ubwo usomye iriya Twitter uhita wumva ko Angola ariyo yategetse ko ibiganiro, ariyo yagira inama Kongo cyangwa Angola ariyo iri interested kugira ngo ihuze bano bantu babiri. Niko wabyumva. Ariko rero ntabwo twe dukurikirana ibintu ntago ariko bimeze. Ukuri niko yanakubwiye, iriya Twitter nayo ira confusing. Ntabwo Twitter ishaka kwegeka ubutumire kuri Angola ntigaragazemo ubushake bwa Kongo kugira ngo idateze ikibazo n'ubundi nakubwiye ku rwego mpuzamahanga no ku rwego interieur. Ubwabyo Twitter nayo ira confusing abantu ko Twitter ishaka kwegeka ikibazo kuri Angola ko ariyo yatumiye, ariko ntabwo yigeze ikonfirma participation mu biganiro. Sinzi niba wayisomye neza, njye nayisomye cyese niba nabyumvise nabi ngewe.